Igihe kimwe umwami Rwogera yaje gufatwa n'indwara yo mu bihaha, niko kuremba cyane. Abiru babonye akomeje kuremba baramwegera bamubaza uzamusimbura. Nuko ngo umwami Rwogera abategeka gufata imbuto z'abana be bose bakaragura inka, intama n'inkoko. Maze abiru babigenewe bafata imbuto za bene Rwogera uko ari 8, ari bo Nyamwesa, Nyamahe, Sezisoni ari Rwabugili, Mukeragabiro, Rwabirinda, Bicundamabono, Rukangamiheto na Kanyangembwa. Ubwo rero buri wese muri bene Rwogera yaragenewe ibiraguzwa 3 byo kumutoraho umwami, cyangwa se bikamuhakana. Abaraguze inkoko babaga bafite imbuto za bose kandi bafite n'abana b'inkoko 8 bangana nuko izo mbuto bazihawe. Buri mwene Rwogera akaba afite inkoko imugenewe, akayuhira imbuto ye, bakayibwira uko igomba kumera niba yemeje ko nyiri imbuto akwiye kuba umwami. Abaraguze intama bakabigira batyo, n'abaraguze inka bakaba bafite ibimasa bingana nuko bene Rwogera bangana. Buri mwana akaba afite ikimasa cy'ibwuhire imbuto ye, kikabagwa bakakiragura, bakareba igisubizo kibahaye mu byo bakibajije. Aba bapfumu ari bo biru bavuye aho baragurira bazana 2 ya bene Rwogera yemeweho ubwami, irya Nyamwesa, irya Sezisoni. Ayo mazina bayazana Rwogera wihitiremo. Mu gihe Rwogera ataragira icyo basubiza, inzu yarimo intama yerejwe Nyamwesa irashya, niyo ntama ihiramo. Ubwo rero byari bibi kuri Nyamwesa. Ibyo byari bipfuye, Imana yagombaga kumwimika itari kiriho. Ariko bamwe bakomeje kwemeza ko ari bukwiye kuba umwami uko yeriwe mukuru, kandi intama yuhiwe imbuto ye bari bayiraguriye basanga yeze. Bati naho iby'uko yahiriye mu nzu ntibyaba impamvu yamubuza kwima uko yahiye imaze kwerekana umwami, kandi wemezaga Nyamwesa Uronko yari arimo. Mwibuke neza, Uronko yari umuvandimwe w'umwami Rwogera. Abiru bakomeje kubijujuramo ubwo Rwogera bwiye Karamira, Kavuna inka na Nkuringoma ko bazimika Sezisoni, ariko babibabwira mu ibanga ko bari abiru bakuru. Abandi barabibahisha, ndetse n'umuvandimwe w'Uronko ntiyabimubwira. Abatabibwiye bakomeje kwibwira ko umwami ari Nyamwesa. Aho umwami Rwogera atangiye, abiru bose bateranira ibwami babaza umugabekazi ko Rwogera yaba yarasize amubwiye we yasigiye ingoma mu bana be, akamubabwira bakicara bamuzi. Bati icyo duheruka kumenya ni uko hejejwe abana 2, Nyamwesa na Sezisoni. Abo bombi tuzi ko bejeje Imana. None se wowe na Mutara mwejeje nde? Umugabekazi Nyiramuvugo Nyiramongi ababwira ko hari bamwe mu biru 2 yasize abibwiye, atabo bazamwerekana nyuma y'iminsi 2. Muri icyo gihe Sezisoni na nyina bari bakiri igiseke. Bukeye babiru bakuru bajya kubazana ibwami, bagenda mu buryo butazwi. Bagera igiseke babwira Murorunkweri ko agomba guhagurukana n'umwana we batazaririye bakajya ibwami. Bati ntabwo twagenda tubasize, ahubwo turajyana kuko ntabwo ari ngombwa ko tujya ibwami none cyangwa ejo. Bashaka abahetsi kitaraganya, baragenda bagera ibwami nijoro. Umaze kwira abatware baraterana. Uwo ni wo munsi wo kwerekana umwami no gukora imigenzo y'ubwirabure. Abiru bose bari bateraniye ibwami kuri uwo munsi bafite amatsiko yo kumenya umwami mushya. Nuko abiru bakuru bazana ikimasa cyo gukoreraho umuhango wo gutangira ubwirabure. Barakibaga. Uruhu rwagenewe kuba umwami cyangwa se umutware bakibagaho gato, ugenewe gukambara akagahagatira. Bamaze gutunganya urwo ruhu rw'inka y'ubwirabure, Karamira ajya mu nzu asohokana Sezisoni na nyina Murorunkweri araberekana. Rubanda rukoma amashyi, bakura ubwatsi. Sezisoni yambikwa uruhu rw'inka y'ubwirabure. Uko byagendaga kuri iyo nka y'ubwirabure yaribwaga n'abantu bari aho ikarara ishize, haba hasigaye inyama bakazitwika bagataba iryuvu. Kandi urwo ruhu rw'iyo nka bararubambaga rukuma neza, bakarusiga rugafatwa neza cyane urutazamo inda, biza ku munsi wo kwera. Ibyabaye mu bwirabure byose bigatabwa ahantu hatazwi kandi hatagomba kugerwa nabo muri uwo muryango. Ubwo rero Sezisoni yamaze kwambikwa urwo ruhu rw'inka y'ubwirabure, batwaye na rubanda bati, rubanda nguyu umwami wanyu mu cyimbo cya Rwogera. Izina ry'umwami ni Kigeli, ariko kumwerekana siko kwari kumwimika. N'icyo gihe ingoma zabaga ziziritse zitavuga uko ari mu gihe cy'ubwirabure. Ubwo abana b'umwami barogoshwa
ubwirabure buratangira. Muronko we yabonye umugore we Murorunkweri asohotse n'umuhungu we arikanga, ayoberwa igihe bazi, ndetse arababara cyane kuko abonye umugore we ibwami akaba yarahaje batabiziranyeho. Abandi baramubwira bati itonde, ubwo hari impamvu yabiteye uraza kuyimenya. Bidatinze aba yerekanwaho umwami we n'umuhungu we. Igihe cyo kwirabura kirangiye, bene Rwogera n'abagore be baramwerera, ziravuga, ibirori byateguriwe uwo munsi biratangira. Sezisoni amaze kwima asubira igiseke, ajyana n'umugabekazi Kigeli Murorunkweri arayobokwa. Ntawe barwaniye ingoma, nubwo we na mukuru we Nyamwesa bari bakwiriye kubijyamo impaka, bo nta mahane babigizemo. Ahubwo Nyamwesa yagize urwikekwe rw'uko nawe yejeje Imana yemeza ko akwiye kwima ingoma. Niko kwibwira ati ubwami bashobora gutekereza ko nzababyukana kugira ngo mbikize. Urwo rwikekwe rumutera guhunga ajya i Burundi na murumuna we Nyamahe. Kigeli Sezisoni yahawe ubwami afite imyaka isaga 10. Rwabugili amaze kuba ingimbi nibwo yatangiye gushaka abagore be ba mbere. Abiri bamubwiye ko nta mwami ubaho adafite umugore, niko kumushakira. Baragurije abakobwa b'abegakazi kuko aribo bagomba kuba abagabekazi. Inzuzi zirirabura habura n'umwe. Babonye habuze umukobwa, bahisemo kuraguriza abagore b'abakonokazi ariko bo mu muryango ikomeye. Inzuzi zerera Nyiraburunga wari umugore wa Gacinya na Rwabika rwa Gahindiro wari utuye i Gasave hafi ya Kagugu mu mujyi wa Kigali. Uwo mugore bamwatse Gacinya afite abana 3 aribo Rutarindwa, Karara na Baryinyonza. Abatana kwa Rwabugili kugira ngo bajijishe hatazagira umenya ko Nyiraburunga ari we uzaba umugabekazi w'ubutaha. Abiru bashingiye abandi barumuna ba Nyiraburunga 2 aribo Nyiramarura wari ukiri umukobwa na Nyiramaraye wari warongowe na Ruhanga rwa Muvunyi, bafitanye umwana umwe witwa Muhigirwa, baramumwaka. Abo bana bose uko ari 4, 3 ba Nyiraburunga n'umwe wa Nyiramaraye bazanywe kwa Rwabugili bitwa abana be nk'uko umuco wari umeze. Abo bagore bose bari bene Nzirumbanje, umusaza w'umugabekazi Murorunkweri. Bavuga ko bari babyara ba Rwabugili. Nyuma yaho ashaka n'abandi bagore barimo Kagoyire, Karoheza Mihigo, Nyambibi, Rushinganziko, Kangiyo, Kanyabujinja, Kanzogera ka Rwakagara nawe wari nyirarume. Bavuga ko Kanzogera yari mubyara wa Rwabugili. Ubwo nyina yashaka kumusingira abakonokazi benshi agira ngo umwami azongere kuvuka muri bo, bazongere kubyara umwami. Nguko uko umwami Kigeli Rwabugili yimitswe akanashyingirwa. Rwabugili rero yabaye umwami w'ikirangirire n'igihangange, atsinda amahanga mu bitero bitandukanye yagiye agaba. Ni nawe mwami wagaruriye u Rwanda ibihugu byinshi. Rwabugili yatangiye mu mitwe n'abarwanisha imbunda mu nkore. Igitero cyiswe icy'imigogo arabatsinda. Iki gitero cyabaye kiyobowe n'uwitwa Nyamuhenda wa Kajeje. Intambara yashojwe n'uko umwami wa Nkore yasabye Rwabugili ku nka z'inyambo, maze Rwabugili aza kumuhakanira. Byatumye rero umwami wa Nkore atera u Rwanda ashaka kunyaga izo nyambo. Nkore yatera u Rwanda yowe n'uwitwa Igumire. Igitero cyasanze ingabo z'u Rwanda zayendaga ku gace zidahari ngo zaziri kumwe na Rwabugili mu Bunyabungo. Byatumye rero izi ngabo zinyaga nta nkomyi ndetse zinatwika inzu y'umwami Rwabugili. Rwabugili akimara kumva iyo nkuru yahise akoranyiriza ingabo ze zose ahitwa Gatsibo ho mu Mutara, maze batera Nkore. Nubwo abanyankore barwanishaga imbunda, baratsinzwe ko barwaniraga mu kaduruvayo mu gihe ingabo za Rwabugili zari zigabanyije mu mitwe itandukanye kandi zifite gahunda. Ku ikubitiro ry'intambara abanyankore 98 bahasize ubuzima, mu gihe ari umunyarwanda umwe witwa Kinigu niwe wari wakomeretse gusa. Muri iki gitero Rwabugili yigaruriye ku gace kugeza aho bita Imbarara. Ikindi amateka agaragaza gikomeye nuko Rwabugili ari we wabujije Abanyaburayi gutwara Abanyarwanda ngo babajyane mu bucakara bwakorerwaga ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Umwami Kigeli Rwabugili yaratinywaga cyane kubera ko yari indwanyi y'ikirangirire kandi yakomeraga ku baturage be. Aha niyo dusoreje iki cyakabiri cy'amateka y'umwami Kigeli Rwabugili. Niba wakunze aya mateka kora kuri like witwereke. Niba kandi utarakora subscribe kuri channel, kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'amateka y'u Rwanda anyura kuri iyi channel. Imigani, insigamigani
n'ibindi biganiro byose byigisha umuco nyarwanda. Naho ubutaha, bye bye.